ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza nanaguha ikaze kuri iyi channel. Niba uri mushyashya ukande subscribe ukande no kunzogera notification tujye tubana, urabona yuko tuba turi ku bintu byiza igihe cyose. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora gukora snacks akoresheje courgette ndetse na karoti, cyane cyane nko ku bantu baba bafite abana. Usanga kenshi abana banga ibintu birimo imboga. Utu ni udusnack ushobora kubakorera rwose bakaturya bishimye. Rero mu gutegura izi snacks ndakenera amagi 3, nkenere fromage, nkenere ifu y'umugati cyangwa se chapelure, ndanakenera amavuta asanzwe yo guteka, umunyu ndetse na black pepper, gusa ushobora no kutayishyiramo nabyo biba biryoshye nta kibazo. Ndanakenera iyi rape yo gukoresha, ndanakenera rero courgette agace, murabona ko nayikaseho agace gatoya. Hanyuma ndakenera n'izi karoti ndetse n'igitunguru. Mu gutangira rero ndakata igitunguru bisanzwe, ugikata bisanzwe, ushobora no kugenda ukatamo dutoya. Nimara gukata iki gitunguru neza rero ndaba nateguye igikoresho cyo kuba nabishyiramo, hanyuma mpite mbishyiramo. Nimara gutunganya ibitunguru rero nkabishyira ku ruhande, ndakurikizaho kurapa courgette. Ndakoresha urona rape bifite imyanya itandukanye, ndakoresha uno mwanya usa nkaho urapa ibintu binini. Noneho ndapireho iyi courgette, ndagenda ndapa, noneho ndebe nimbona bigeze hariya mu mizi mo hagati, ngendekeraho gutyo nyine ngende nyizenguruka ku buryo hari busigaremo kiriya kintu cyo hagati kirimo imbuto gusa. Murabibona ko aricyo gisigaye gusa, indi nayirapye. Hanyuma rero nabyo ibyo maze kurapa ndabishyira handi, nashyize n'ibitunguru, hanyuma nkurikizeho kurapa karoti. Karoti rero nimara kuzirapa nazo ndazegeranya neza, hanyuma nzishyire hahandi nashyize ibitunguru ndetse na courgette nabanje kurapa. Ubundi mpite nshyiraho umunyu icyo uri bumfashe uri butume bigenda bikamukamo amazi. Murabizi imboga iyo ziteretse ahantu byanze bikunze nyuma y'iminota runaka zikamukamo amazi. Rero ndanyanyagizaho umunyu ho kugira ngo zize gukamuka, kubera yuko mu mitekere yacu turabanza dukamuremo amazi aba ari muri izi mboga tubone kubiteka. Hanyuma rero nimara kubikora gutyo ndahita nkora akantu kameze turakita agasalade, turakita ka vinaigrette. Ni akantu k'aka dressing gusa ushyiraho hejuru. Hanyuma rero ndabikata, gusa habayeho akabazo kari tekinike, muraza kwihangana. Hari ibyo ndi buvuge wenda bitari bugaragareho, ariko ntago ari ibintu bikomeye ku buryo utabikora ngo nuko utabibonye, biroroshye cyane. Nimara rero gufata izi seleri nakase ndazishyira muri aka kantu nateganyije kubikatiramo, hanyuma ntunganye n'inyanya. Inyanya rero uburyo bwo kuzitunganya, ndagenda nzikatamo 4, hanyuma nimara kuzikatamo 4, utu duce nagiye nkatamo 4 ndagenda nkuramo kiriya kintu cyo hagati kiba gifasheho imbuto nyine, kimwe kibyara isosi. Ugenda ubikuramo, noneho ugasigarana kara kantu kameze nk'agahu k'inyuma gusa. Niko uko ugenda ukata, noneho biriya wagiye ukuramo imbere ushobora kubitekesha mu bindi biryo, kuko nyine biba ari byo bibyara isosi y'inyanya nk'uko muyizi. Urabona ko ndi kugenda mbikuramo nkasigarana akantu k'agashishwa k'inyuma. Nimara gukora inyanya mbona zihagije, ndahita rero ngenda nkatamo uduce dutoya, utuntu tw'uduce dutoya. Unibuka gukuraho turiya tuntu tumeze nk'amaso
ntabwo tuba tugaragara neza, ntabwo tuba dusirimutse ubona tukiri ku biryo. Wamara kudukuraho rero usigaranye turiya dushishwa, murabona ko ibindi nabisize ku ruhande, ukagenda ukatamo uduce dutoya, hanyuma ugashyira hahandi twashyize na za seleri. Icyo nababwiraga nibagiwe rero ngiye kukivuga ubu ngubu, mu gufata iyi video hari ahasimbutse amashusho twagomba kuba tugaragaza, aho umuntu ashyiramo ibiyiko 4 bitoya bya vinegere ndetse n'ibiyiko 2 bitoya by'amavuta. Nibyo uhita ushyiramo, hanyuma ukavanga bisanzwe n'akayiko, ukavanga izi nyanya ndetse n'iriya seleri. Iyo umaze nyine kubikata gutya uhita ubivanga neza, hanyuma ukabishyira ku ruhande. Rero ikindi twasimbutse nanone cyapfuye mu gufata aya mashusho, harimo za mboga twari twarabye twazikamuye. Iyo washyizemo wa munyu kumwe nabibabwiraga, nyuma y'iminota runaka iyo ukamuye ubona harimo amazi, urakamura bihagije, noneho amazi agashiramo, ukongera ugasubiza mu gikoresho uri kubivangiramo. Amagi rero nabona ko ni amagi 3 turashyira muri za mboga twamaze gukamura neza, zashizemo ibintu by'amazi byose. Ari amazi muri kubona ntago ari amazi, ahubwo ni amata, ni ya magi twasutsemo. Noneho rero ugahita urapiramo na fromage. Gusa uramutse udakunda fromage cyangwa se uramutse utayirya, ushobora kutayikoresha nta kibazo. Rero ndarayipiramo fromage ihagije. N'ababanza bagahata fromage, ariko mbona niyo keretse wenda ari ukuhita uyirya ako kanya, wenda nibwo wabanza ukayihata, ariko n'ubundi kuko uba ugiye kuyiteka nta kibazo. Iyo uyiguze ahantu ubona isa neza, yari ipfundikiye neza, ntabwo ari ngombwa cyane kwirirwa uyihata mu gihe n'ubundi ugiye kuyikoresha nk'uku nguku uteka. Rero ndahita nshyiramo n'ifu y'umugati, nako mpimye tuno dufuniko 2, hanyuma mbivange. Rero impamvu rero ahangaha muri uku kuvanga, impamvu utagomba kurekera za mboga ngo uzigire utazikamuye, wasanga bimeze nk'aho harimo amazi menshi, noneho kuza gukoramo uduforme, kuza gufata uru ruvange ngo ukoremo agaforme gafate, ntago byafata kubera ko haba harimo ibintu by'ibizi byinshi muri za mboga. Ubwo rero kwa kundi twagiye tuzishyiramo umunyu ugatereka ku ruhande, urazikamura cyane cyane ku buryo nta bintu by'ibizi biba bikirimo. Ibindi bintu nyine twongera gukenera ni amagi ubwayo atuma ibintu bifata, hanyuma ni ifu y'umugati noneho ikaza yunganira amagi, ukagenda ukoramo uduforme. Nona utwo ndi gukoramo uko tugiye tumeze ni ibisanzwe, ugenda nyine ukoresha intoki uko muri kubibona mbikora, ukagenda ukoramo agaforme keza, hanyuma ukagenda udutereka ku ruhande, noneho ukabona guhita utangira kuduteka neza. Iyo umaze rero gukora twa duforme muri bya bindi byose twavanze, nuko nguko bimeze, twabishyize kuri aka gaplanche narindi gukatiraho, none nabishyize niho ndi bujye mbikura mpita nteka. Rero nafashe amavuta make nshyira ku ipanu, hanyuma arashyuha aho biringaniye, hanyuma ugenda rero ushyiramo twa snacks twawe. Nibyo nababwiraga mu gutangira yuko ubu ari uburyo bwiza, ushobora kubikora nko kuri breakfast ukaduteka, ntago bitwara umwanya munini, ntago binatwara budget nini ngo uvuga ngo bitwara amafaranga menshi. Ari karoti ni ibisanzwe, n'ubundi abantu barazirya no mu biryo, na courgette nuko ntabwo zihenda, hanyuma igitunguru ni ibisanzwe, amagi, n'ubundi abantu bateka umureti. Ubu usanga ari ibintu byoroshye cyane kuba wategura, noneho by'umwihariko waba ufite abana bikaba ari akarusho.
abana akenshi muzi ko bakunda kwanga imboga, ariko uburyo utu snacks tuba tumeze usanga karyoshye ku buryo umwana atapfa kuvuga ngo dore ngo iki n'iki wenda ajye kubicira. Rero uramutse ufite abana wazabigerageza hanyuma ukazambwira feedback. Rero mwabonye uko nabigenje, nahinduye no ku rundi ruhande nyuma y'iminota nk'ibiri urindiriye ku muriro uringaniye, noneho ugafata agakoresho noneho ukagenda ugira no ku ruhande kugira ngo naho hase nk'ahafata umuriro, hase nk'ahashyamo gakeya. Gusa ushobora no kutabikora nta kibazo, ntabwo biba byabujije gushya. Noneho ibingibi binagufasha kugira ngo ka gaforume wakoze gase nk'akegerana neza noneho mu buryo ubishaka. Noneho wamara kurindira none nk'indi minota 2 watetse ku rundi ruhande, ugahita warura snacks twawe. Uko rero twabigenje nako twongera kubigenza, nashyira amavuta make ku ipanu, nteke na twa tundi twari dusigaye natwo ntushyireho, hanyuma nyine ni kwa kundi n'ubundi urarindira iminota nk'ibiri bitewe n'umuriro utetseho uko ungana, cyangwa na cuisinier utekaho, cyangwa se ikindi cyose utetseho umuriro kiri kurekura uko ungana. Noneho ukagenda uba wabigenderaho ureba nyine nawe ugahindura. Iyo rero maze guteka n'utu ngutu twa kabiri natwo ndatwarura, hanyuma ugahita ufata kaka dressing wari wakoze ukagenda ushyiraho hejuru twa tunyanya turi kumwe na seleri washyizemo vinegre ndetse n'amavuta. Ako nta gushyiramo amavuta ubonye yose, byibura ushobora gukoresha nk'amavuta ano y'ibihwagari, amavuta meza, cyangwa se ya olive niba uyafite. Amavuta nk'anga umuntu akoresha mu masalade niyo ukoresha. Nuko nguko rero biba bimeze iyo bimaze gutungana. None ko utu snacks turasa neza, kandi mwabonye ko binatubuka. Mwibuka ko twakoresheje amagi 3 gusa, kandi havuyemo utuntu 6. Ubu ngubu kamwe uhereza abana bakaryaho bakumva uko bimeze. Nuko nguko izi snacks zikoze muri courgette ndetse na karoti zimeze. Murabona ko bimeze neza, muzabigerageze. Mushobora kunyandikira ukoresha adresse mba nashyize munsi ya video muri description box, cyangwa se ukandika mu mwanya wa comments. Ndabashimiye cyane rero kuba mwabikurikiye. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye bye.